Yes, tubahaye ikaze kuri YouTube channel. Iri tangazo risohotse nonaha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu rireba abanyarwanda bose, by'umwihariko buri munyarwanda wese ufite umwana wiga mu bigo byaba amashuri ya primaire, segonderi. Ntabwo ari itangazo riri kuvuga ku bijyanye n'amafaranga kuko maze iminsi mubyumva, ahubwo iri tangazo riri kuvuga by'umwihariko ku mpinduka zigiye kuba mu burezi, nk'uko ibintu byinshi mu Rwanda biri kugenda bihindagurika, ariko mu burezi hagiye kubamo impinduka ziteye ubwoba ku buryo ibi bintu bigiye kuba byatetije abarimu benshi cyane, ku buryo harimo abenshi bashobora kuba bagiye kuvirwamo no kuba babura akazi kubera ko hari ibisabwa na leta bataruzuza cyangwa se batujuje n'igihe bakoraga ikizami basaba akazi, hakaba harimo ibyo muri ibi ngibi leta iri kubasaba batujuje. Wakibaza ngo ibyo bintu rero ni ibiki? Abarimu benshi yaba abigisha muri pirimeri no muri segonderi batujuje. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Njye ndi kuri Rwanda Room TV ndetse nawe niho ugikurikiraniye. Njye ndi Isa cyangwa mwite Isaac. Kora subscribe niba uri umunyarwanda kugira ngo tujye tubana n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Iri ni itangazo risohowe na Minisiteri ishinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ikigo gitegura ibizamini by'abanyeshuri cyitwa NESA. By'umwihariko iki kigo cyanzuye ko abarimu bakoze ikizamini cy'icyongereza bakagitsindwa mu gihe bari barimo basaba akazi, ariko uyu mwanya bakaba bari mu kazi, wenda baratsinze andi masomo, baratsinze amasomo 2 muri 3 bakaba barahawe akazi, ariko hari amanota make babuze kugira ngo babone amanota fatizo bagombaga gutsindiraho icyongereza. Kuri ubu ngubu leta imaze gusohora iri tangazo rigira gutya. Kuko nabikubwiye abarimu batsinzwe icyongereza, itangazo leta isohoye ni iry'uko bategetswe kuba bakoresha ibishoboka byose bagatangira gushaka uburyo bakiyandikisha bakazasubira muri kaminuza kwiga icyongereza, yaba ari uwize kaminuza yigisha segonderi, yaba atari uriga kaminuza yigisha pirimeri ariko yarakoze ikizamini agatsindwa icyongereza. Abo bose barashishikarizwa kuba bakihutira kujya kwiga kaminuza, ku buryo nibarangiza kwiga kaminuza bazakora ibizami, bakongera gukora ibizami by'icyongereza, ku buryo ibi ngibi bizabafasha kuba basubira mu kazi kabo bigaragara ko bafite icyongereza cy'ibanze, by'umwihariko bazi icyongereza cy'ibanze kizajya kibafasha kuba bakigisha abanyeshuri. Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyari bigisanga abarimu benshi ntabwo nabo nubwo babigisha ntabwo baba bazi icyongereza. Ibi ngibi byanahuranye n'uko leta y'u Rwanda yarebye isanga ibibazo biri muri kaminuza, irangije ishyiraho ingamba z'uko kaminuza yose buri munyeshuri wese ugiye gutangira kujya yiga kaminuza ubu ngubu, mbere yo gutangira andi masomo ayo ari yo yose, azajya abanza agafata igihe kingana n'umwaka wose ari muri kaminuza ari kwiga isomo rimwe gusa, isomo ry'icyongereza, uburyo bacyandika, uburyo bakivuga, spelling, bari kwiga ibintu byose bisabwa mu cyongereza, ku buryo n'amasomo bazajya baba bagiye kwiga azajya borohera ndetse bikanabafasha kuba bazajya basohoka ari product nziza igihugu gishyize ku isoko zo kuba zahangana mu myanya yose y'akazi bitewe n'ibyo bize, ariko bafite ubumenyi bwuzuye. Akaba nibyo rero abarimu batize muri kino gihe ariko bakoze akazi, ikizamini cy'akazi bagatsindwa icyo kizamini, akaba ari zo ngaruka bagiye guhura nazo z'uko kuba badafite by'umwihariko ubumenyi buhagije mu kuvuga icyongereza, aribyo bintu bagiye kuba batangira guhura nabyo. Nyuma y'izo ngamba rero leta y'u Rwanda yasohoye ino tangazo ibasaba ko nibarangiza muri aya mezi 2 tugiye kumara, bazapurayinga biyandikishe, abanyeshuri bazasubira ku ishuri nabo bahita batangira kuba bakiga bisanzwe, biga kaminuza ariko banigisha. Urumva ko azajya aba ari umunyeshuri ariko ari no kwigisha, nawe nyine azajya agira uburyo akurikiranamo amasomo, by'umwihariko ku buryo azajya aba yiga icyongereza cy'ibanze kizajya kimufasha mu buzima bwa buri munsi bwo kwigisha
abandi banyeshuri benshi bagiye batandukanye kubera ko igihugu cy'u Rwanda cyanzuye ko ibintu kigiye gushyira imbere muri ino minsi ari uguteza imbere imivugire y'ururimi rw'icyongereza kubera ko bamaze kubona ko abanyeshuri benshi bajya basohoka mu gihugu by'umwihariko mu mashuri ugasanga bagiye nko hanze y'igihugu ugasanga umunyeshuri nta kintu na kimwe azi n'amasomo yize ntayazi yewe n'icyo cyongereza nacyo ntakizi. Rero igihugu cy'u Rwanda cyanzuye ko kigiye kujya gifasha abo bose by'umwihariko bakabasha kuba babona scholarship iriho ko batsinze isomo ry'icyongereza neza, bazi kukivuga ikindi kandi bazi no kucyandika neza. Ibyo ngibyo nibyo minisiteri ishinzwe uburezi yasohoye ibyemeranyijweho n'ikigo cya NESA gitegura ibizamini ku rwego rw'igihugu, by'umwihariko iri ngiri rero akaba ari ryo tangazo ryari rihari ry'uyu munsi igihugu cy'u Rwanda cyasohoye. Njyewe twabanye ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV, reka ngusabe ukanda subscribe kugira ngo tujye tubona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi YouTube channel. Ciao ciao, ndabakunda Imana ikandusha. Ikindi kandi nabasabira ni uko Imana yahaza ibyifuzo byose mufite muri uno mwaka wa 2025, dukomeza tuwizihiza ndetse tunawishimira ko hari aho twavuye no twayize. By'umwihariko reka dushimire abamaze kudufasha kugira ngo tugere ku rwego rwo kuba twaba dufite abasubscribers 3100. Muri abantu b'abagabo cyane ndetse tugomeza kubashimira byimazeyo.